Now it's Eva Buravan. This is Erika TV Rwanda kandi subscribe dukomeze kubana. Cyari igitondo cyiza, igitondo gitangaje. Ababyeyi bavuza impundu, abagabo bivuga imyato, bari biteguye rwose kwakira umwana mwiza w'umuvanda, umwana w'umuhungu kandi usa neza, umwana uzavamo icyamamare. Ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane mu 1995, Eva Buravan cyangwa se Burabyo Dushime Eva wamenyekanye ku izina rya Eva Buravan mu bijyanye n'umuziki yabonye izuba. Uyu yaje ari ubucura cyangwa se umuherezi mu bana batandatu bavuka mu muryango, akaba na mubyara w'umuhanzikazi bita Sini. Ni umwuzukuru wa Sayinzoga Gallica wabaye intore y'ikirangirire ku ngoma y'umwami Rudahigwa. Gukunda umuziki kwa Eva Buravan yabitangiye kuva akiri muto. Ku myaka 2 gusa, Eva Buravan yatangiye guca amarenga ko azavamo ikirangirire mu muziki cyangwa se mu kuririmba, aho yatangiraga aririmba uturimbo duto duto ndetse ubona ko bimubereye nk'umwana muto cyane. Eva Buravan amashuri abanza yayigiye i Gikondo ahitwa Le Petit Prince, ayisumbuye yigira muri Ami des Enfants na La Colombière. Kaminuza yayigiye muri Kaminuza y'u Rwanda CBE Gikondo Campus, aho yize ibijyanye n'ubucuruzi, itumanaho n'ikoranabuhanga, Business Information and Technology. Ku myaka 14 gusa mu 2009, Eva Buravan yitabiriye irushanwa ry'ikigo cya Rwandatel cyifuzaga abanyempano bashoboraga kubakorera indirimbo. Icyo gihe Eva Buravan yitwaye neza ndetse ahatana aba uwa kabiri. Muri iryo rushanwa Eva Buravan yahembwemo miliyoni 1.5. Ibyo byatumye Eva Buravan abona ko icyo kumutunga cyazaba umuziki aho kuba ruhago nk'uko yari yarabitekereje kera, kuko nayo yarazi kuyikina ndetse ari umuhanga cyane. Byaje gutuma rero Eva Buravan kuva muri uwo mwaka wa 2009 atangira urugendo rwo gutekereza gukora umuziki cyangwa se kwinjira mu muziki, ariko akagorwa no kubona aho yamenera, kuko icyo gihe hari abahanzi bakunzwe barimo The Ben na Meddy bari bamaze kuba ibyamamare ndetse barafashe benshi mu mitima yabo. Ariko kubwo gukunda umuziki, Eva Buravan yakomeje gushakisha ahantu yazamenera. Nibwo yaje guhura na New Level, batangira urugendo bari kumwe kuva 2016, basohora indirimbo nka Bindimo, Urwo Ngukunda yakoranye na Uncle Austin, Malaika yaje no gukundwa cyane, yewe yanatumye agaragara ku ruhando rwa muzika, Ninjye Nawe, Just Dance, This Love, Oya, Garagaza, Sibel, Cangirangi yakoranye na Active n'izindi nyinshi. Mu 2009, Eva Buravan yahise atangaza ko azasoza umwaka amuritse album ye ya mbere yise Love Lab. Muri uwo mwaka wa 2018, Eva Buravan imbere y'imbaga yari yakoraniye mu ihema rya Kigali, Eva Buravan yaje gukora igitaramo cy'amateka kitazibagirana mu mitima ya benshi, cyatumye akomeza kwamamara mu Rwanda ndetse no kwigarurira imitima ya benshi muri iki gihugu cy'u Rwanda cy'abanyamuzika. Kandi ni nako Eva Buravan yagiye akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ari naho muri uwo mwaka ari nabwo yatangiye urugendo rumuganisha mu irushanwa rya Prix Découverte. Iki rushanwa ribera mu gihugu cy'Ubufaransa, aho rifasha abahanzi bafite impano bakizamuka ku ruhando rwa muzika. Iri rushanwa rya Prix Découverte, Eva Buravan yaje no kwegukana, aba umunyarwanda wa kabiri uryegukanye mu mateka. Ibi kandi byanatumye Eva Buravan akomeza kwandikwa mu mitwe ya benshi no mu mitima, ari nako yigarurira imitima ya benshi, yewe bamukunda kakahava cyane abiganjemo igitsina gore, dore ko aribo bantu baririmbaga cyane Eva Buravan nubwo yarakunzwe cyane. Nyuma yo kwegukana irushanwa rya Prix Découverte rero, ryaje kumuha amahirwe adasanzwe ndetse amahirwe benshi bifuza yo kuzenguruka bimwe mu bihugu bya Afurika. Eva Buravan yaje kugira amahirwe adasanzwe azenguruka ibihugu 12 byo muri Afurika bikoresha ururimi rw'Igifaransa. Eva Buravan wari umaze kuzenguruka muri ibi bihugu bitandukanye bya Afurika, yaje gusanga kimwe mu bibazo by'umuziki w'u Rwanda ufite ari uko nta mwimerere uba ufite. Nyuma yaho rero yaje gufata akaruhuko mu mwaka wa 2019. Mu mwaka wa 2020 amaze kugira ako karuhuko, Eva Buravan yabwiye ikinyamakuru Igihe ko yagiye ahura n'iki kibazo mu bihugu bitandukanye yataramiyemo, ariko ahita anatangaza umushinga wo gukemura iki kibazo. Eva Buravan mu gutangaza uburyo azakemura iki kibazo rero, yavuze ko afite umushinga, kandi uyu mushinga wari ushingiye ku gushyira hanze album ye nshya yise Twaje. Ubwo Eva Buravan yizihizaga imyaka 5 yari amaze mu muziki, yahishuye ko afite akazi ko gutandukanya umuziki w'u Rwanda ndetse n'umuziki w'ibindi bihugu.
Ibi Yvan Buravan kandi yahise abitangaza mu rugendo rwe rwo gukora album ye yise Twaje, ikubiyeho indirimbo zivanzemo injyana zigezweho n'umudiho gakondo, agahamya ko ari bimwe mu byashoboraga kumufasha kugera ku nzozi ze yarose kuva akiri umwana. Iyi ni album Yvan Buravan yahamyaga ko izamufasha kumenyekanisha umuziki we, ariko noneho akamenyekana ari nako amenyekanisha umuziki w'u Rwanda. Ntibyatinze Yvan Buravan abasohoye album ye yise Twaje. Yvan Buravan akisangiza abakunzi be ku mbuga zose zicuruza umuziki, yari yariyemeje kuyimenyekanisha ndetse no kwicururiza binyuze ku rubuga rwe yaramaze igihe atunganya. Yvan Buravan wari waratangije urubuga yari yarise ivanburavan.com, yari yarateganyije kurucururizaho ibihangano bye ndetse n'ibindi binyuranye birimo imitako ya kinyarwanda, imyenda ikoze mu mazina ye n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibi Yvan Buravan yatangiye kubitekereza nyuma yo kubona ko uburyo abakunzi b'umuziki baguramo ibihangano bugoye, kuko ari isoko ryo hanze y'u Rwanda baziguragaho, nyamara bakabaye bazigura ku mbuga zo mu Rwanda ndetse mu buryo buboroheye. Uyu muhanzi wari ukunzwe na benshi mbere y'uko afatwa n'uburwayi yari yaratangiye gutekereza uko yatangira kumenyekanisha iyi album ye nshya yari yarise Twaje, mbere yo kuyimurikira mu gitaramo yateganyaga mu minsi iri imbere. Iyi album rero Yvan Buravan yari yaratangaje ko izasohoka ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi mu 2022, ariko iyi tariki yageze amaze igihe ahanganye n'uburwayi bwanamuhitanye. Ariko kera kabaye ku itariki 17 z'ukwezi kwa munane mu 2022, ahari ibyishimo, ahari ibirori, hatashye amarira, amaganya ndetse n'umwijima mu muryango Yvan Buravan, inkuru irasakara mu Rwanda hose ko yitabye Imana. Gusa mbere yo kwitaba Imana, Yvan Buravan yari aherutse gusohora indirimbo yise Big Time. Uyu muhanzi akaba ari umuntu uvuga ko yagiye akiri mutoya ndetse akunzwe na benshi mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Byabaye igikuba, abantu bose imiborogo iracura, agahinda kenshi mu imitima yuzura umwijima ndetse amarira yuzura amaso, ariko Imana yari yabishimye, reka tumwifurize iruhuko ridashira. Nyamara rero umuhanzi ukunzwe ndetse wagiye akiri muto, Imana imwakire mu bayo kandi imuhe kugira iruhuko ridashira ndetse imutuze aheza. Tuzahora tumwibuka nk'umuntu wadusigiye byinshi kandi tuzagenda twigiraho iteka ryose. Kandi subscribe dukomeze kubana, ndabakunda cyane. Ciao ciao.